Nshuti abakurikiye gusengerwa abari mu gihugu cyacu abari ku migabane itandukanye y'isi twongeye kubaha ikaze n'ubundi ni Harerimana wellars ku buhanga bw'ibyuma turi kumwe na Bobo dushimiye Imana ko Imana yabanye natwe uyu munsi nawe udukurikiye shima Imana ko Imana yakurinze ukaba ukigejeje uyu munsi uri muzima iyo munsi ushize hari abantu benshi baba bapfuye hari amatungo aba yapfuye hari abantu baba bapfuye umunsi ushirana n'ibintu byinshi burya hari ibihombo biba byavutse hari ababa bagiye mu bitaro hari abashaje hari abantu baba bavutse nanone kandi hari imwe zavutse ababa bafite ingwara n'ababa bariho kuko ukushira hari ibyo cyane rero impamvu igutera gushima Imana nuko uyu munsi uriho uri muzima ushima Imana utapfuye utari kwa muganga uhumeka nibigutere gushima Imana muri kano kanya wumva ishimwe nurebe igikomere ufite nurebe agahinda ufite aho kurebe Kristo ukikurinze uyu munsi ukaba ukiri ugihumeka ukiri muzima ubona ishimwe mu buzima bwawe rikomeye kurusha kubona agahinda cyangwa se umabaro cyangwa se ibigeragezo ndagira ngo banze ubone ishimwe mu buzima bwawe kurusha ibyagusakuriza mbahaye ikaze kandi dushimiye inshuti zacu dukurikira iziri mu bihugu bitandukanye turavuze ngo Imana ibamugisha hari inshuti zacu ziri muri Amerika hari abari mu Bubiligi hari abari muri Canada hari abari Dubai ndabizi gusengerwa mukurikira muri benshi abadukurikira bari muri East Africa mwese tuvuze ngo Imana ibamugisha n'umuntu ubona gusengerwa ari ubwa mbere akadufurayinga akakora subscribe agakora share fata ibyisho byacu akabyoreza abandi bantu Imana imumugisha ubu dufashije ivuga butumwa naho bujye ifasha abantu batatu cyangwa bane ukabohereza ijambo ry'Imana bujya ubukoze igikorwa gikomeye kandi Imana izakwibukiraho kuvuga ubutumwa ntabwo ari uko uzicara ngo wicare ku gatuti ubwirize oya hari igihe bitazagukundira buriya kuvuga ubutumwa biba mu nkingi nyinshi ariko abantu bazizi abantu bazi ko abantu bavuga ubutumwa ari abantu bafata Bibiliya bakabwiriza oya hari abantu badafata Bibiliya ariko bavuga ubutumwa bikomeye cyane abambere hari abantu babigira muri kugira ngo tube twicaye ahangaha uyu nabavuze ubutumwa cyane akamenya internet akamenya amazi yo kunywa akamenya umuriro ko umuriro ntaho hari akamenya ahantu turicara uyu muntu abavuze ubutumwa akamenya aho dukorera akavuga umuntu w'Imana abavuze ubutumwa ntabwo kuvuga ubutumwa ari ugufata ino Bibiliya ngo ubwirize gusa ivuga ubutumwa ni byinshi hari abantu bakora mu ibanga hari abavuga ubutumwa mu ibanga igihe kimwe nzababwira abavuga ubutumwa kandi abo bantu bagira imigisha kurusha abavuga ubutumwa bo kuri tere bagaragara umwe mutubona duhagaze hanga cyatwicaye tumo tubwiriza haba harandi maboko aba yabigizemo uruhare kugira ngo tuvuge ubutumwa kugira ngo ijambo ry'Imana rikugereho uri mu Bubiligi ngiye ndi mu Rwanda ndi mu mujyi wa Kigali kugereho harandi maboko hari undi muntu wavuze ubutumwa akavuga ngo uyu munsi ndagura internet ari kuvuga ubutumwa umuntu rero abavuze ubutumwa bukomeye n'aba yicaye we naho atagaragara kuri kamera ngo mubone ariko umugisha w'Imana umugira uko abantu bagenda bumva ijambo ry'Imana umugisha w'Imana ugenda umugeraho yicariye mu kazi ahari umugisha w'Imana ugenda umugeraho rero abo bantu Imana ibamugisha n'abafatanya bikorwa bagusengerwa aho muri hose Imana ibahe umugisha utagabanisha daho batuyeho mu izina rya Yesu ndi mu gihe cyo kumva nshaka kwaturaho umuntu umugisha reka bambwira uzashimira umuntu yapfuye hari abantu bashimira umuntu yapfuye ngo yakoraga ibikorwa byiza ngo yararirimbaga ngo yari umwana mwiza ntukashimira umuntu ari umuramba atari kumva
uzashimira umuntu akiriho. Ku cyumweru nabwiye abantu ngo niba ushaka gushimira umuntu uzamushimire agihumeka akiri. Kumushimira yapfuye ntacyo bimaze, kuko ntago abyumva. Niba ufite umuntu ushimira, umushimire ubu ngubu akiriho. Niba hari umuntu wakugiriye neza, akaba hari umuntu wakugiriye neza, nshuti yanjye umushimire ubu ngubu, mubwiye wangiriye neza, Imana igumugisha. Niba hari umuntu wagufashije, uzamushimire. Amen. Uzamushimire. Hari abantu bakunda kuvuga ibintu by'abandi barapfuye, kuvuga umuntu neza yarapfuye. Ibyo ngibyo nubwo kwerekana abantu babasigaye n'umuryango ko wari uhari, ariko nta kintu bimariye umuntu kuko yagiye. Nta n'icyo biramarira umuryango we kuko uri mu marira mu gahinda. Kuba abantu bakorana bashaka uburyo ajya kwivuza hanze bakabura amafaranga amuvuza, yapfa amamodoka kuzura, bamwe bagataga indege bakajya kumurima gushyingura, ariko barakubuze mu gihe cy'amakuba ngo umushyigikire mukoteje mujye kumuvuza, yapfa mukabana n'umugeni. Ibyo nta kintu bimaze. Njye mbyita gukina umuntu ku kibyimba. Niko njye mbyita, ni ugukina umuntu ku kibyimba. Niba uhari hagaragare akiri muzima, uhagaragare. Niba umusengera umusengere, niba umushyigikira umushyigikire, niba umugira inama uzimugire. Ubwo buvuze ubutumwa bwiza. Amen. Abo bantu mwese, abantu mugerageza gushimira abandi bagihumeka, Imana ibaha umugisha, mukora igikorwa cyiza. Hari abandi bantu ushimira, ni umuntu ukubonaho ikosa ntagukwize rubanda, ahubwo akakwegera akakugira inama. Ugukwiza rubanda bashaka gukomeretsa no kukumenyekanisha, ariko ugushaka akakugira inama abashaka kuvura igikomere no kukungura ubwenge. Umuntu uzagukwiza rubanda, ukabona gukwiza rubanda, uzamenya ngo arashaka gukomeretsa ikintu kimwe. Kabiri, arashaka gukura ku nshuti zawe. Gatatu, uzamenya ngo kandi arashaka no kukwamamaza. Ubu rwose niko zabize. Ntuzamugira inshuti. Uzagira inshuti umuntu ukubona ikosa akakwegera akagushaka akakubwira ati inshuti yanjye kano kantu kameze gutya. Uwo muntu uzamugira inshuti, uwo muntu ndamushimira, Imana imumugisha. Amen. Urumva ko noneho ukuntu nje ntabwo ari kwa kunanyaganza. Hari ukuntu umwuka w'Imana azana ibintu akabiterekaho. Amen. Niba ufite umuntu ushimira, umushimire ubu ngubu. Niba ufite umuntu ugira neza, umugire neza ubu ngubu. Mu bintu bijya bibabaza ni ukuntu umuntu yanga gufasha, akanga gushyigikira abantu, akakwinjwa igikorwa akora. Nshuti, impanuka ikaza ikabitwara byose ntacyo wakoze. Cyamunara ikaza ikabitwara byose ntacyo wakoze. Kanseri ikaza ikabitwara byose ntacyo wakoze. Ikintu Imana yibuka ni imirimo myiza muri Kristo Yesu twakoze. Wowe nkurikiye hano kuri gusengerwa, ndakwifuriza kugira imirimo myiza muri Kristo Yesu mu izina rya Yesu. Impamvu ukwiye kwigwizaho imirimo myiza no kugira inshuti nyinshi mu buzima bwawe, nuko ibintu byose turundarunda nta na kimwe tujyana. Ntacyo. Amasitire ntayo tujyana, amamodoka meza ntayo tujyana, amazu meza ntayo tujyana, amaetaje ntayo tujyana, amadiporome ntayo tujyana. Iyo upfuye baragusaka, nta n'igiceri cy'atanu bagushyingurana, nta kintu na kimwe gushyingurana. Ikintu kiguherekeza ni imirimo myiza. Imirimo y'abera izibukwa imbere y'Imana, izibukwa.
uharanire kugira imirimo myiza mu buzima bwawe, uharanire kugira iterambere mu buryo bw'uka ariko riherekejwe n'imirimo myiza. Imirimo myiza, wumve imirimo myiza kandi ni ukugira umutwaro wo gusengera abandi cyangwa gufasha abandi mu buryo bwawe. Kandi buri muntu wese afite icyo ashoboye, umuntu wese afite ikintu yakora, umuntu wese afite ikintu yakorera Imana. Mu buzima buri muntu wese afite ikintu ashoboye. Nta muntu ushobora ibintu byose n'ibikunda. Oya, ubu ntabwo najya kuri kamera ngo nje na hano kuri mashini, nje no kuri mikoro ntibyakunda. Hari undi muntu utagaragara mutaruzi uri kuri kamera uri kurebera. Uwo muntu mwihenuyeho ntabwo najya kuri kamera ngo bikunde. Umuntu wese umwubahira icyo ashoboye. Amen. Muhumure bafitiye ijambo. Ariko ndumva hari ibintu umwuka w'Imana ari mazana. Uwo muntu mwubahire ibyo ashoboye, wimufata. Hari ukuntu nyabona abantu bafata abantu ugasanga urimo urasuzugura umuntu, ukamusuzugura, ukiremereza, ukigagaza. Kandi ukigagaza umuntu niwe gaciro kawe. Hari amaboko afashe, hari ahantu agufate kugira ngo udahananuka. Nukora ubushakashatsi uzasanga kubaho k'umuntu ari isheni. Ni isheni y'abantu, ni isheni Imana yubatse mu buryo mwuka utabonesha amaso. Akazi ka bosi kawe, guhembwa kwawe, kugura imyenda mu isoko, kugaruka guhaha, ubwo no mu isoko kabarahashe, kugura inyanya, amafaranga avuye kwa bosi ageze mu nyanya aragiye, ageze ku mukozi mu rugo, birakuze birazamutse biragiye bigeze hano. Nuko nguko umuntu wese umwubahire mu ciciri arimo. Umuntu wese ni umunyamumaro ku buzima bwawe, abakijijwe abadakijijwe. Bibiliya iravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, nuwo kwezwa kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Amen. Natangaye cyane murokora umwe mugenzi wanjye yarashekeje kuko kigusengera ngo abantu ngo badefirije ngo bambaye amapantaro, ngo bambaye amameje. Ndenyo mbivuyana kuri kamera. Mu ijuru ntabwo tuzasanga idini. Ukira komenta yishireho, mu ijuru nta dini tuzasanga. Ntabwo tuzasanga ADP, nabwiza uko ntayiriyo. Ntituzasanga ngirikani, tuzahasanga umuntu ubaha Imana. Tuzahasanga umuntu ukijijwe. Ngo nta mpamvu ugomba guhera gukwakira bene nyamara se abonye n'uri kukubwira gutyo. Hari ubwo ari kugucungira ku munsi avuga ati ejo zase. Njyewe gahunda yanjye no kwakira umuntu wese, nimba urushe niba uremerewe zakwakira njyewe narisi. Amen. Hallelujah. Aba bantu bose ndavuze ngo Imana ibamugisha, abantu bagira umutima w'urukundo, umutima wo gufasha, umutima. Hari abandi bantu bagira umutima ukomeye cyane, mbabwire babamo mwibanga. Abantu basengera itorero, abantu basengera igihugu, abantu basengera abakozi b'Imana. Hari abantu bikira bagasengera abakozi b'Imana, bagasengera igihugu. Abo ni abashumba bo mwibanga abantu batazi. Abantu baza abashumba bo makote. Ariko hari abandi bantu basengera igihugu, bagasengera itorero, bagasengera abantu b'Imana, bagasengera ibihugu batazi. Umuntu agasengera igihugu atigeze ageramo. Uwo muntu ni umuntu udasanzwe. Ngo wabuze icyo ukora n'Imana, ibyo gukora birahari. Imana ishimwe. Ndari mu gushima ariko nanahanura kugira ngo umenye ngo umuntu wese kuri imbere ni umunyamara mu izina rya Yesu. Ubwo ndashimira abantu bajya bafasha umuntu badufasha ivuga butumwa. Hari mushiki wacu ba muri Canada, Imana imumugisha, ajya afata umwanya akafata ibyisho byacu kabihereza abantu, kabisharinga abantu, akabisharinga akabihereza abantu. Ni ukuri abantu bakaduhamagara bagakizwa bakihana. Ntagazi kubwiriza ariko barafata akavuga ngo uyu muntu ni umunyamaro, akoresha ijambo ry'Imana. Imana imumugisha. Yes. Burya nawe undi gutuka akakubwira n'abagutuka agashaka komite gutuka nawe burya ari cyo kwigisha. Impamvu bakubwiye nabi nuko icyo ibyo avuze biba byamukoza ahantu kavuga ati umuntu kanjengereje.
nawe abakenewe. Amen. Hari ijambo ry'Imana turaganira, nari ndimo mbabwira ngo mbahakaze kandi mbashimira nukuri kose mu nkunga zanyu zose. Abatera nkunga bagusengarwa mu mwese, nasize abatera nkunga bagusengarwa icyumba cyo kuwa gatatu mu rukiri. Abo bantu Imana ibaha umugisha. Twirirwa imbere y'Imana kuwa gatatu tusirimba, tubyinira Imana, turwana n'abazimu. Abo bantu ndavuze ngo Imana ibaha umugisha. Mufite uburyo muri gukora umurimo w'Imana ku rusengero, Imana ibahe umugisha. Hari n'umuntu abaje ngo amateraniro yarafunguwe kuwa gatatu, uzaze mu rukiri uzafashwa, rukiri ya mbere kuri ADPR uzafashwa, nta kibazo, muze dufashwe. Kwino ufashwe ushaka amavuta, haracyari umwanya ushaka amavuta. Hari igihe uzajya mu gihugu uve hano ujye hanze ngo naravomye, voma uyu munsi kuko hari igihe bitazakukundira. Reka dusenge tuganire ijambo ry'Imana. Mana, tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye umugambi wa mwiza, tugushimiye neza yawe, tugushimiye abantu bawe, tugushimiye ko warinze igihugu cyacu, tugushimiye ko warinze itorero, tugushimiye ko warinze abavyeyi, tugushimiye ko warinze nanjye ukandinda, warinze abadukurikiye. Nushimwe, ntuhabwe icyubahiro. Tujye kuganira ijambo ryawe, buri muntu wese uzaryumva ahemburwe naryo, umwuka w'Imana mube hafi. Gukora kuwiteka Imana kuganze kuri we, ubwiza bw'Imana bwo kuri buri muntu wese, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Hari ijambo rindimo riri kufasha nawe rigufashe mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Ishaka ari ubuhanuzi bwawe. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 29 ku murongo waho wa 11 niho turahera. Hari ijambo igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 29 ku murongo waho wa 11. Hari ijambo rivuze ngo, erega nzibyo nibwira nzabagirira n'amahoro, si bibi, kugira ngo mbarememo umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Imana ishimwe. 12 aranditse ngo, kandi muzanyambaza, muzagenda munsenga, nanjye nzabumvira. 13 muzashaka mumbone, nimushakana umutima wanyu wose. Imana ishimwe. Nje kukubwira ko Imana izi ibyo yibwira ku buzima bwawe bitandukanye n'ibyo abantu bazi kuri wowe. Imana umuremyi wawe, Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, Imana ibyiringiro by'abizera. Ubu n'ubuhanuzi bwumve, izi ibyo yibwira ku buzima bwawe. Iby'Imana yibwira ku buzima bwawe bitandukanye n'ibyo wowe wibwira, ndetse bitandukanye n'ibyo abantu bibwira, bitandukanye n'ibyo abantu bakuvuga, bitandukanye n'iminsi abantu baguha, bitandukanye n'amatariki abantu baguha, bitandukanye n'amezi abantu baguha, bitandukanye n'urusaku rw'abadayimoni ruri ku buzima bwawe. Imana data izi ibyo yibwira ku buzima bwawe. Icyitonderwa, si bibi. Kuki ivuze ngo si bibi? Nuko Imana Yesu izi ibikomere umaranye igihe, izi yuko ibibi bigutuyeho igihe kirekire. Iri jambo ndizanye nk'ubuhanuzi muri iyi saha yo gukira ibikomere.
Imana izi yuko hari ibintu bikutuyeho igihe kirekire bibi, hari ibintu byagutuyeho biramera bigira imizi, nawe yo wirebye impande kwireba ubona bigukikije. Hari ijambo Imana izanye rivuguruza ibyo ngibyo, rivuze ngo si bibi, kuko Imana izi ibibi aho bikugejeje. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana izi ibibi ahantu bikugejeje. Ariko uyu munsi ndaje nkubwenge Imana izi ibyo yibwira kukugira ku buzima bwawe. Mwabantu b'Imana, ibibi bijya bitura ku muntu, ibibi biguturaho, bigatura amagambo mabi yaguturaho akakumeraho, n'utari kukuvuga akakuvuga, n'utari kukunegura akakunegura, buri muntu wese akavuga uko abyumva. Hari umubyeyi bita Mariya yahuye n'amashimwe, we abibona nk'amashimwe, abantu bo babireba bakabibona nk'ibibi. Mariya nyina wa Yesu, marayika amubonekera mu nzozi, amusanga mu nzozi, akamubwira ngo uzabyara umwana w'umuhungu, uzamwite Yesu, kandi uyu mwana w'umukobwa atarabonanye n'umugabo, kandi uyu mwana w'umukobwa akaba yari mu gihe afite fiyanse. Reba ufite fiyanse akaba yarafashe irembo, ukamubwira ati sheri ndatwite, nawe ibaza uburyo fiyanse wawe yabyakira. Reba uburyo yabyakira. Ariko Imana ye yari izi ko atari ibibi, ari byiza kuri Mariya. Imana ishimwe. Abantu, hari ibyo abantu baturebamo bakabona turi mu bibi, bakabona hari ibintu byadutuyemo bibi, ariko Imana yabireba ikabona ari ibyiza by'ahazaza. Iki kintu cyumve neza. Reba Mariya ari kwisobanura, abwira fiyanse we ngo sheri ndatwite. Teke kagira inkuru, uratwite te? Ugize uti? Nafashe irembo, ibintu ndi kwitegura ubukwe, uratwite? Yego. Uyu muhungu yewe Yosefu yaramubwiye ati inyama n'amaraso, umuntu uvuga, umuntu uva amaraso, ntabwo iki kintu arakinyemeza. Icyo kora ni hazi Imana yo mu ijuru nirabinyemeza. Ubundi yabivuyemo arabati ndabivamo. Atuvuze ati ndatwite. Turabasheri, wari wabuze iki? Ni umwana muki, ni umukiza. Wazitwa Yesu. Yesu wasamye utabone n'umuhungu. Umvugo rubanza, banza urwumve, reba urukuri utabasha kwisobanura. Hari ibintu biza ku muntu ntabashe kwisobanura. Ibyo utabasha kwisobanuramo, reka Imana izi gusobanure. Hari ibintu biza ku muntu ntiyabashe kwisobanura. Deko si kamandola. Ibyo utabasha kwisobanuramo, Imana ibizi uko irabigenza. Ayiwe Yosefu abivamo.
mufiyansa kwanza ko akuze ibyo ngibyo abivamo Mariya aravuga ati yarangiye ese kundi isugi usenda twite amezi 3 atangira guciragura ane ariko muvyeyi Imana mu mugisha mukabyaramwe ane 5 ibigiye imbere ati dore ngo nabo barabyaye tore ubwo wapfushije urwata aravuze Yosefu karitsiye yose abantu bamuhimba hindura Mariya igitaramo ariko Imana isanga fiyanse wa Mariya mugati ninjoro marayika Imana mugati we nutinye kurongora umugore wawe nta byaha yigeze akora atwita umwana w'igitangaza Imana iri kumwe natwe hazakubera udasanzwe witinya kurongora umugore wawe niko marayika yamubwiye ati umugore wawe ni inyangamugayo nta byaha yagiyemo ibyo utabasha kwisobanura Imana izagusobanura Bibiravuze ngo reka nzi ibyo nibwira kubagirira si bibi ni byiza kubera iki ivuze ngo si bibi kuki ubuhanuzi buri kuza buvuga ngo si bibi Imana izi ko ibibi bikumazeho igihe ntabwo mpfa kuvuta nirukanka ngo mvanga oya Imana izi ko ibibi by'amadene bikumazeho igihe ibibi biragatsi Imana ikurindi bibi ku buzima bwawe Imana izi ko ibibi by'inzingo bikumazeho igihe Imana izi ko ibibi by'ubupfubyi bikumazeho igihe ibibi by'uruzerero bikumazeho igihe ibibi by'amagambo bikumaze nawe sibyo nibwira kuba Imana izi ibyo yibwira kukugirira si bibi ni byiza ufite ibyo wibwira wowe ufite n'ibyo utekereza mushiki wawe ufite ibyo utekereza mama wanjye unkurikiye ufite ibyo utekereza papa wanjye unkurikiye ufite n'ibyo wapanze ufite n'ibyagukomerekeje ufite n'ibyo waburiye inzira ufite n'abaguha iminsi ufite n'ibihombo waciyemo ufite uzi no kunurarurira uzi kuryama wubitsinda kubera gahinda uzi ko hari igihe wicara ukabura ibitotsi uzi ko hari ibyo utekereza uzi ko hari ibintu umuntu atekereza ko yarasaze hari ibintu utekereza ko umusazi ukabona ibyo utekereza nturabigeraho turabihindura ugatumira nk'umuntu wapfuye uhagaze hirya y'ibyo ngibyo umva uko umwuka w'Imana mbwiye hari Imana izi ibyo yibwira byiza ku buzima bwawe bize kuvuguruza iyo mitwaro wikoreye bije gutesha agaciro iyo mitwaro wikoreye Imana izi igiye kuzana bije gutesha agaciro izo mbaraga zikuriho lewasika mandola lopa Imana izi igiye gukora bigiye gutesha agaciro inyuro zikuriho Imana izi ibyo yibwira bigiye gutesha agaciro amarozi akuriho Imana izi ibyo yibwira byiza bigiye gutesha agaciro imyaka usigaye urebera mu irangamuntu ukavuga ati birancanze izi ibyo yibwira iby'amaso yawe atarabona
iby'amatwi yawe atarumva, ibyo ni iby'Imana yaguhishiye. Mwana w'Imana komera humura, ibyo ni iby'Imana yaguhishiye. Mwana w'Imana komera humura, iby'amaso yawe atarabona, iby'amatwi yawe atarumva, ibyo ni iby'Imana yaguhishiye. Mwana w'Imana komera humura, witega ubwoba n'ibyo wabonye, kuko hirya y'ibyo wabonye hari ibindi bihishe. Witega ubwoba n'ibikomere ufite, hirya y'ibikomere Imana ihashize umugisha. Witega ubwoba n'amagambo wavuzwe, hirya y'ayo magambo hari amashinge. Witega ubwoba n'inyuro zikuriho, hirya y'inyuro hari ukugubwa neza. Izi ibyo yibwira izakugirira, izi ibyo yibwira izakuremera, izi ibyo yibwira izakugirira, oh, izi ibyo yibwira izakuremera. Imana ishimwe. Lascia con la bolia mano lavoro. Hari ibyo wari wizeye inshuti zawe, urabitegereza ubona bidakunda. Hari n'ibyo wari wizeye mu bavandimwe bawe, warabitegereje ubona bidakunda. Hari ibyo wari wizeye mu miryango ikomeye, warabitegereje ubona ntibikunda. Hirya y'ibyo byanze hari ibindi Imana ihashize, hirya y'ibyo bitakuze ni Imana igutabariye. Hirya y'ibyo byanze hahishe umugambi w'Imana. Isi ibyo yibwira, isi ibyo yibwira rashara, isi ibyo yibwira komera humura, isi ibyo yibwira, isi ibyo yibwira. Imana isi ibyo yibwira, isi ibyo igambira gukora mu buzima bwawe. Hari amateka Imana igiye kukubakira, abantu benshi bazatangazwa n'ibyo Imana igukorera. Imana isi ibyo igiye guhindura, ibyakunaniye Imana irabizi, ibigoye umutima wawe Imana irabizi. Igiye kukubakira amateka abantu batangare. Isi ibyo yibwira, oh, isi ibyo yibwira, isi ibyo yibwira, isi ibyo yibwira.
kugira kugira isibyo yibwira isibyo yibwira imbaraga z'abagome ntacyo zagutwara imbaraga z'abarozi ntacyo zagutwara umuremyi wawe burya niwe ufite imbaraga sibyo yibwira sibyo yibwira shakarabona sibyo yibwira sibyo yibwira ku bana bawe mama sibyo yibwira mu kazi kawe yo sibyo yibwira muri mariage yawe sibyo yibwira ku rugendo rwawe yoyo sibyo yibwira iterambere ryawe yo sibyo yibwira bivuga butumwa ukora sibyo yibwira aho uri mu mahanga sibyo yibwira ashapamona gosikara manora garamori Imana ishimwe sibyo yibwira sibyo yibwira sibyo yibwira sibyo yibwira ubugumba bwawe yaya sibyo yibwira sibyo yibwira sibyo yibwira Imana sibyo yibwira bigiye gukuraho ibyaguhinduye isura ibyagutsikamiye hari ibibi byagutsikamiye hari amarozi yagutsikamiye hari amagambo agutsikamiye muri iyi saha yo gucira ibikomere ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo Imana izanye ibikuraho ibyagutsikamiye tole ko sikamandoranye muri iyi saha yo gucira ibikomere itegure kwakira Imana yaguhaye ubwonko bwo kwakira Imana yaguhaye ibiganza byo kwakira Imana yaguhaye amaso yo kwakira ufite ububasha bwo gukura ibibi imbere yawe ngo ndakira ibyiza hari ibyiza umwuka w'Imana ambwiye ngo nze mubwiye ngo hari ibyiza ntabwo uzahora mu bibi ntabwo bizahora biferinga ntabwo bizahora bipfa ntabwo bizahora byanga ntabwo bizahora oya ntabwo bazahora bakuroga ntabwo uzahora mu marira ntabwo uzahora bupfa ntabwo uzahora uhomba ntabwo uzahora urira ntabwo uzahora urwaye Imana izi ibyo yibwira kukugirira si bibi ni byiza kugira ngo ikureme mu mutima w'ibyo uzabona hanyuma ngo muzagenda munyambaza muzashaka mu mboni nimushakana umutima wanyu wose kandi muzabona gushaka Imana ni ukuzamura ukwizera ni ukuzamura ibyiringiro ni ukureka ibyaha ukazamura ukwizera ugashaka Imana ukayishaka Mana uzayishanga mu rusengero Mana uzayisanga mu bakozi b'Imana Mana uzayishaka muri shambura uzayibona Mana uzayishaka wegereye Imana ngo nimushaka muzambona nimushaka n'umutima wanyu wose ikosi kamandona lope eva ufite amajwi akubwira ngo ntibizashoboka hirya y'iryo jambo rikubwira ngo ntibizashoboka hatuye irindi jambo rivuga ngo bizashoboka nimara gushoboka wihane uvuge ngo Mana mbonye kuri Imana itagibeshe ya papa utangiye guha agaciro amajwi akubwira ngo ntibizashoboka
Imana nta kiyinanira. Iyi Mana twizeye nta kiyinanira. Nta musozi itubamisha, nta musozi n'umwe itimura, nta musozi n'umwe itajugunya, nta karandi itegezayo, nta butindi itegezayo, nta mwaka itegezayo, nta ruzerero itegezayo, nta nzingo itegezayo, nta cyamunara itakegezayo, nta bumuga itakegezayo, nta bitutsi itavanaho. Ibyo bintu byose yegezayo, nta madeni itakegezayo, nta myaka itakegezayo. Abantu bashaka barakuze, yamara gushaka agira furesheri kabira neza. Yageze kwa Elizabeth bashaje, yegezayo y'urugumba, yegezayo n'ubukecuru, ibyegezayo kuko yarize ibyo yibwiriza izakorera Elizabeth. Amen. Yarize ibyo izakora, yarize ko izamuha umwana mu zabukuru. Tako BR4 ya mandura. Yageze kwa Esteri, yegezeyo ubupfubyi, yegezeyo amateka mabi, imutereka ibwami. Va ku giti Harerimana. Yageze kwa Yosefu, yegezeyo gereza, imutereka ibwami. Va ku musozi Harerimana. Takuta mandola devo shaigiri mandore pa ni wazikita mandola. Yageze kwa Mariya, imuvana w'ibitutsi, imutereka ku mugabo, imuha umukiza. Va ku magambo Harerimana, ere watakosika mandola. Va ku magambo Harerimana niko ubwiye. Yageze kwa Yubu, ibibembe byaramuzengereje, abantu baramuvuyeho, n'umudamu we yaramuvuyeho. Ikuba kabiri, imutereka mu bisubizo bye. Va mu munege nke ya Harerimana, izi ibyo yibwira. Dekosika lobre. Yesu yageze ku mpumyi imaze igihe itareba, irayihumura. Yesu arahumura impumyi irareba. Yesu ije kukubwira ko hirya yako gahinda wikoreye hahishe igitangaza kigiye gutuma amazina yawe ahinduka. Hirya y'uwo mubabaro wikoreye, Imana iyahishe igitangaza kigiye gutuma abantu bavuga Imana irashoboye. Lole bango nekosika mandura. Dewa ekresi. Yageze kwa Morodekayi, ama yibwira ko azasazira ku burinzi. Ivana kuko yarize ibyo yibwira. Vana kwirembe itereka ibwami. Imana erewerefo, ubwo butayi irimo irambwira ngo ugomba kubusohokamo. Izi ibyo yibwira igomba gukora. Abantu bose bakavuga ngo ni Imana itungurana, ni Imana itungurana. Iby'abapfumu bizeye ku buzima bwawe bizaferinga, iby'Imana bizakora bizakunda. Iby'amagambo bakuvuze bizahera. Iyo mbonye umuntu Imana ikura ngo bari kukuroga, ngo imishinga yawe n'ibyo upanga bizange, ntabwo bizanga. Soma ijambo ry'Imana. Twakurikiye umwami udatsindwa, twakurikiye umwami udateka ubwoba, twakurikiye Imana Data, twakurikiye umurengezi. Yaravuze ngo isi ni intebe y'ibirenge byanjye. Twakurikiye Imana idapfa,
twakurikiye Imana idasaba, twakurikiye Imana idacumbika, twakurikiye Imana ititwaza akabando, twakurikiye Imana idacererwa, twakurikiye Imana idatega indege. Iyo bo bibirava ngwirebera hose icyarimwe. Ndajya ngurangire boss wakurikiye iyi mpano uvuga uyivuga nk'utayizi, tiyo mama ufite ntiku reka itiku. Yaba waruzi imbaraga zayo mu byaremwe byose, nta na kimwe kitaremwe nawe, nta na kimwe kitaremwe n'Imana. Mu bihumeka byo umva Imana wakurikiye. Kugufatika gukorera ubukwe ni sagonda, kugufatika kwicazanya n'abakomeye biroroshye, kugufatika guhindurira izina biroroshye, kugufatika gukiza ibikomere biroroshye, kugufatika guha umwuka wera biroroshye, kugufatika kugira umushumba biroroshye, kugufata ikaguha urubyaro biroroshye. Wirama ngone kosikama kugufatika guhiriya fiza biroroshye. Tawinifo akira. Twakurikiye Imana ifata imbaraga z'abapfumu n'imbaraga z'abarozi. Amabwire abarozi baravanga bagatobanga ivu, utuntu twatsi, utuntu batwika bagapfunyikira abana amazi. Ariko Imana twakurikiye yakamije inyanja. Imana se umwami wacu Yesu Kristo iravuga bikaba yategeka bigakomera. N'ibyiringiro by'abizera. Ni se umwami wacu. Ni Imana itarobanura ku butoni, ni Imana itareba nk'uko abantu bareba, ni Imana idakangwa n'amafaranga, nta ruswa wayiha. Oya, iyo ivuze ngo umusozi ukunduka urakunduka, ntawuteranye. Uzashakira umuntu wateranyije umusozi wakundutse, ntibishoboka. Iyo uvuze ngo inkanga imanuka iramanuka, nta muntu uyihagarika. Iyo uvuze ngo ibi bigende gutya ngenda gutya, iyo uvuze ngo umuntu asaza arasaza, nawe ushaka uhitinge gute. Iyo uvuze ngo pfa urapfa. Ndagira ngo wikwama mu gatuza uvuga ngo sobanukiwe Imana nakurikiye. Niba warakurikiye ryangomba ugakurikira abazimu ucumbye umwotsi, ariko niba warakurikiye Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, ahazaza hawe hazaba heza. Niko Umwuka Imana nkubwira rewasi kamandone pa. Niba warakurikiye iby'abapfumu bizaferinga, ariko niba warakurikiye Imana, Imana izitamurura bimenyekana. Abisiraheli bageze mu mazi batangiye kurebana, barimo bageze ku nkombe z'amazi batangira kureba Mose, baramubwira ngo watuvanaga mu butayu, watuvanaga hari tujyanaye, yutureka tugapfira hariya. Imana ni Imana idakoze umuntu isoni. Reka amabwire barokore bantu munkurikiye bari mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara, abari ku migabane itandukanye yize. Imana kugira ngo imwaza amagambo y'abantu, abantu bavuze ngo uzase, irabanze kararika igihiriri cy'abantu bakaza. Bamara kuza igakamya amazi, umuntu agatambuka bati wi irayakamije wa. Batari baguyindaga nawe ngo bavuge ngo waravangiwe. Ntabwo Imana ikora. Imana ikora bamaze kuvuga ngo waravangiwe, ibintu wabwiyemo byari bike. Niho Imana igaragara. Haleluya! Aho ni Imana igaragara. Papa agaragara mu bihe bikomeye. Mu bihe bikomeye ndi mu ruhande rwawe, ntacyo uzaba ndi kumwe nawe, urarinzwe. Kombe rushikame witinya mwana wanjye, ntacyo uzaba ndi kumwe nawe, urarinzwe. Mu bihe by'amakuba ngiye gusenga, mu bihe by'ingorane, tekusini mandoranye. Mukanya tuve gusengera umuntu niyagendaga yararyamye arembye amazigi arembye, baba barazimu baramutsikamiye, turimo turasenga
mfite groupe y'abakozi Imana turimo turi gusenga Imana. Imana tango arahaguruka aragenda. Turi gusenga Imana umuntu arahaguruka aragenda aratwerekeza. Iyo ni Imana. Dufite Imana ifata ibitumva bikumva. Ndabona abantu Imana ikijije indwara z'imitima. Ndabona abantu Imana ikijije indwara za kanseri. Ndabona abantu Imana ikijije indwara z'agahinda. Ndabona abantu Imana ikuye urubwa. Ndabona abantu Imana yishyuriye amadene. Ndabona abantu Imana ihaye agakiza. Ndabona abantu Imana igiriye imbabazi. Ndabona abantu Imana izuye ibyabo byari byarapfuye. Imana n'umuremyi, Imana ni imbaraga. Reka nkubwire Bibiliya ivuga iki? Zaburi ya 61 ku murongo wa 11 hari ijambo rivuga ngo nk'uko ubutaka bumera umumero, nk'uko umurima umeramo imbuto ziwuhinzwemo, niko Umwami Imana izameza gukiranuka n'ishimwe imbere y'amahanga yose. Amen. Imana n'umuremyi, nawe uhagaze Imana yakuremera igitangaza. Ndagira ngo ugende waba utwaye imodoka, waba uri muri sari wawe, waba wicaye, waba uri emera ko Imana naho yakuremera. Emera ko Imana yakuremera, sitatu uzakuremera. Niko Imana izameza, ni ibitahari Imana imeza. So waruzi ko Imana imeze ibitahari ikabishyiraho. Ninde muyobozi w'ibyaremwe byose? Ninde muyobozi w'isi n'ijuru? Ninde mwamutwara abatware? Ninde dutegereza uzagaruka? Ninde uzahindura isi? Ninde uzakuraho imibabaro? Ninde ni Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Ndagira ngo ngusengere. Iri jambo ndizanye rivuga ngo Imana izi ibyo yibwira igiye gukora ku buzima bwawe, bitandukanye n'uduhindu utuyemo, n'ibitutsi utuyemo, n'imyaka umaze, n'indwara ufite, na za karande, no kudepoza byanze, n'icyangiro ufite, n'amahembe bakuroze, n'inzigo bazinze, no kwirukanwa mu kazi, no kuburara, no gukora bikanga. Ibyo ndi kukubwira biratandukanye. Izi ibyo yibwira igiye gukora si bibi, ni byiza, kugira ngo ikuremera amashimwe yo kubwira abantu ngo mfite Imana nabonye ikiza itabara bikamenyekana. Kadusenga Imana. Ndagira ngo niba urwaye ufate aho urwaye. Niba ufite ibikomere fata ahantu umutima wawe. Niba ufite idene wapfukama. Niba ufite icyifuzo cyakunaniye izere muri kano kanya, kuko Imana igiye gukora ibikomeye, igiye gukora ibirenze ku buzima bwawe. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ngushimiye imirimo n'ibitangazo ukoze ku bantu bawe. Ngushimiye abantu ukijije, ngushimiye abantu utabaye, ngushimiye abantu uhaye agakiza, ngushimiye abantu uhaye imbaraga, ngushimiye abantu wakosi kamandura, ngushimiye abantu ukijije imibabaro. Hari ibibyari bibamaze w'igihe, ariko ibyo bibuze kubisimbuza amashimwe. Amaboko yari yarafatiriye ibyabo, ari wa defo elemano, amaboko utemera, atubaha Imana, imbaraga z'abakonikoni, imbaraga za sekibi, imigambi ya shitani, ibyari byaritambitse imbere y'iriya dosiye, ibyari byaritambitse muri kariya kazi, ibyari byaritambitse muri ya mishinga, ibyari byaritambitse mukuriya mubyeyi, itambitse kuriya mugabo, ibyitambitse mu marembo yacu, ibyitambitse ku bana bacu. Gushimiye kuri Imana ibikuyeho, ukarema amashimwe y'ahazaza. Bera amaso buri muntu wese mu gihugu cyacu, Mwami, kubatuye ku migabane itandukanye y'isi, buri muntu wese umugire neza, kandi utanga imbaraga, utanga agakiza, ukura abantu mu byaha,
mwami ubaha imbaraga zo gutsinda ibyaha muri byose mu izina rya Kristo wa Nazareti amen. Imana ibaha umugisha. Ijambo ry'Imana akagaruka. Bye bye.